aha ngiye kukubwira imikorere y'iki gipupe, ndetse imikorere y'iki gipupe ishobora kuzaba kimwe mu binyoma bikomeye byabeshywe abanyarwanda. Reka turebe ikoranabuhanga rikomeye rikoreshwa muri iki gipupe ku buryo abantu barenga 1000 ubu usanga bahamya ko gifite ubwenge butuma gisubiza ibyo kiba kibajijwe. Nibyo tugiye kugarukaho hano kuri The True P Legacy. Reka tugende, kora subscribe twigendere. Yes, iki ni igipupe cyacanze abantu benshi cyane. Iyi ni The True P Legacy, ikaze aho usobanukirwa ibyajagaraje imitekerereze y'ikiremwa muntu. Twebwe turaguha ukuri, kora subscribe ubundi twikomereze. Yes, muri iyi video ushobora kuza kumenya amwe mu mayeri akoreshwa mu nsengero zimwe na zimwe z'abambuzi, aho ujya kumva basengeye umugore hanyuma kandi akaza kuvuga mu ijwi ry'abagabo bakabyita ko ari amadayimoni amusohotsemo. Nyamara ibi ngibi ugasanga ni ibintu byapanzwe kugira ngo batubure cyangwa se barye abakristo basengera muri izo nsengero. Nibyo ni ubujura bushukana. Ubundi iki gipupe cyitwa Gorizo cyamenyekanye mu mwaka wa 2024, aho cyagendaga kigaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, kandi hose aho kivuye bagatangarira ubuhanga bukoranye n'iki gipupe, aho byavugaga yuko cyaba gikoreshwa ubwenge bukorano artificial intelligence, gusa byaje kugaragara yuko atari byo. Aha nubwo benshi bagerageje gukora ubushakashatsi kuri iki gipupe ku mikorere yacyo byarabananiye, gusa nyemerera ngutangirize nkwereke amayeri akoreshwa mu kuvugisha mwene bino bipupe. Reka dukomeze kubana. Iri ni ikoranabuhanga ryavunguwe mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ryakoreshwaga n'abapfumu n'abakonikoni byo mu Bugereki mu kuvura no guhuza n'ababo bapfuye. Iri ni ikoranabuhanga ryitwa ventriloquisme mu ndimi z'amahanga. Iri ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'ikilatini venka, bisobanura igisabo, naho roki bikaba bisobanura kuvuga. Aba bantu bo mu Bugiriki bw'iki gihe bemeraga yuko uburyo bwa ventriloquisme bashobora kuba bavuganiramo n'ababo bapfuye kera binyuze muri iki gisabo kivuga nk'uko byizwe. Mu kinyejana cya 16 cya 17 ventriloquisme yatangiye gukoreshwa cyane mu buryo bw'imyidagaduro no kwishimisha, aho mu kinyejana cya 17 byateye imbere cyane hamwe n'umugabo Fred Rusa ufatwa nk'umugabo watangije icyitwa ventriloquisme igezweho. Ubu bumaji bwakomeje kwamamazwa mu kinyejana cya 21 na Edgar Bruegel wamamaye ku isi yose kubera igipupe cyiwe cyari gifite ubuhanga budasanzwe burenze ubw'ibindi bipupe byose byigeze kubaho. Ibi biza gukomeza kugeza mu kinyejana cya 21 aho byageze no muri uru Rwanda rwacu tukabona icyitwa Gorizo. Iri ni ikoranabuhanga rya ventriloquisme riri gukoreshwa muri iki gipupe cya Gorizo, ndetse usanga dutangarira nubwo shebuja wacyo Papa Gorizo avuga ko gikoresha ubwenge karemano. Ibi bishobora kuba byatuma gisubiza ibyo kibajijwe cyose. Nyemerera nkwereke trike cyangwa se amayeri 5 akoreshwa mu kuvugisha bene bino bipupe, bikaba byitwa ventriloquisme mu ndimi z'amahanga. Aha ventriloquisme ni uburyo bakoresha bavugisha mwene bino bipupe. Ngiye kukwereka amayeri 5 cyangwa se trick bakoresha iyo bari kuvugisha bino bipupe, ku buryo umuntu wese uri kubibona abona ko ibyo bipupe ari byo biri kuvuga koko. Tugiye kureba amayeri 5 uyu Papa Gorizo akoresha, bityo ababitabiriye ibitaramo bye nko muri Genzi Comedy ntago bajya babasha kumenya impamvu. Reka tugende rero turebe. Uburyo bwa mbere ni ubwitwa manual lip synchronization. Aha umuyobozi w'igipupe abakoresha umunwa we bwite avugisha iki gipupe neza ukaba wagira ngo nicyo kiri kuvuga. Ibi bikora mu buryo bwa gihanga ku buryo twebwe turi kubireba live nta kintu na kimwe twakeka, kubera yuko abenshi tuba turangariye iminwa ya cya gipupe, nyamara burya kiba kiri gukoreshwa n'akaboko k'iburyo ka wa muyobozi w'igipupe. Aha afatanya amenyo yo hasi n'ayo hejuru maze agakoresha uburyo bwo kuganira, akajya agaragara nk'aho yishimye, bityo akabumbura umunwa nk'aho ari guseka, maze yarangiza akajya avuga amagambo ashatse ariko atabumbura umunwa cyane. Aha ngaha uzabicunge azaba asa n'ubumbuye umunwa, amenyo asa n'afatanye cyangwa se ameze nk'uri guseka. Ego uzabicunge uzabibona. Aha ubu usanga ari kuvuga ya magambo aza gutuma atari bufungura umunwa, ahubwo agakoresha ijwi ryumvikanira mu nkanka ricishijwe hehe mu mazuru. Yes,
ubu buryo burakoreshwa, gusa bikwiye kuba byagora umuyobozi w'igipupe kuko usanga atavuga inyuguti ya B na P na M, kuko izi nyuguti ubwazo zimusaba kubumba no kuba yabumbura umunwa. Hanyuma iyo bisabye yuko abumbura umunwa, ahita areba hasi cyangwa akara mu mugongo w'igipupe aba ari gukoresha kugira ngo abashe kubahisha. Uti bigenda gute rero? Aha bafata mikoro imwe bakayishyira hasi mu muhogo ku muyobozi w'igipupe, ku buryo igihe ari kuvuga bitamusaba gukoresha ijwi ryinshi cyangwa se musabe kuvuga cyane. Hanyuma kabone niyo yavuga atabumbuye umunwa, ya mikoro ibashe kuboostinga ikoreshe ya majwi ye yavugiye atabumbuye umunwa, bityo ntimuze kubona yabumbuye umunwa ariko ari kuvugira mu nkanka. Reka turebe trike ya kabiri yitwa live bluetooth voice projection. Live bluetooth voice projection ari nayo ikoreshwa cyane cyane mu Rwanda no ku isi yose mu kuba bavugisha ibipupe. Ubu ni uburyo bukoresha radio speaker, aho bafata telefone igendana bakayikonekta na bluetooth speaker ya radio. Nibyo bayishyira muri cya gipupe mo mindani, hanyuma icyakora we ni ugukurura utudodo tuba dufashe mu mugongo wa cya gipupe. Hanyuma igitrike yo ikoreshwa n'abantu babiri, hari uburi kuvuga amagambo atagaragara muri kamera bigasohokera muri ya speaker y'igipupe. Urugero nko muri Genzi Comedy ejo bundi Gorizo yazanye n'iki gipupe, gusa uko amajwi yasohokaga byagaragaje yuko hari undi muntu wari uri mu gitaramo wari wicaye inyuma, wari uri gusubiza mu mwanya wa cya gipupe cyari kiri kuri stage. Iyi niyo trike yamamaye muri zimwe zakoreshejwe na Eddie Gabrigen, umunya-Australia wakoreshaga ibipupe bivuga mu kuba byasobanurira abantu cyangwa se kuba entertaining. Iyo ubaje iki gipupe, wa muntu uri mu bandi nyuma akoresheje live bluetooth speaker abasha guhita gusubiza ati niriwe neza, ku buryo abari aho ngo bahita bumva neza ko ari cya gipupe kiri gusubiza. Ikiba gisigaye nuko wa muyobozi wacyo arwana no kubumbura umunwa wa cya gipupe akoresheje twa tudodo dutoya tuba turi mu mugongo wa cya gipupe. Niwitegereza neza uzasanga igihe cyose aba agifashe inyuma mu mugongo, kuko bimusaba kuba yakurura twa tudodo turi mu mugongo kugira ngo kibashe kuba cyabumbura umunwa. Indi trike ya gatatu tugiye kureba yitwa voice explanation, aho bafata USB cyangwa ibindi bikoresho byifashishwa mu kuba byabika amajwi bakayashyira muri cya gipupemo indani, maze kikajya kivugisha ari ntawe ugikozeho. Gusa ubu buryo bwo ntago bukunze gukoreshwa kuko cya gipupe kiba kiri kubumbura umunwa mu buryo bumwe, abantu ntago babikunda ndetse bashobora kuba babifundura. Aha babikoresha iyo igipupe wenda kiri kuvuga umuvugo, kuririmba cyangwa se ibindi bintu bisaba kuvuga amagambo menshi cyarimwe ku buryo udakurikira imigendekere y'umunwa wa cya gipupe. Aya ni amayeri akoreshwa cyane. Reka turebe andi. Hari live record studio, aho bakoresha cya gipupe bakarikodinga amajwi bakaza kuyashyiramo nyuma. Ibi bikunze gukoreshwa cyane cyane iyo bafashe igipupe na kamera bakaza kueditinga amajwi bakabihuza twebwe tutayibona, maze video yasohoka tukabona ari cya gipupe kirimo kuba cyavuga. Reka turebe ubundi buryo. Ni nk'aho igipupe cyabasha gutondekanya amagambo menshi ariko kivuga mu majwi atandukanye. Ibi ntabwo bikunda gukoreshwa kuko bisaba umwanya munini wo kwinstaramo ibintu byinshi, kandi iyo bakibajije ikibazo ntabwo kibasha guhita gisubiza kuko biba bitapanzwe n'umuyobozi. Ibi ni uburyo bwinshi bukoreshwa n'aba bantu bavugisha ibipupe, cyane cyane nk'uyu Papa Gorizo n'ibindi byagiye byamamaza. Ese wari ubizi? Hari icyo utoyemo se? Jya hasi muri comment utwandikire niba hari icyo wifuza yuko twagukoreraho ubutaha. Niba usobanukiwe cyangwa utasobanukiwe twandikire muri comment. Iyi ni The True P Legacy. Hanyuma reka duhure ubutaha. Kora subscribe nze nikomereze n'utundi tuntu tuba twateguye. Ciao.